Areka nongere ngusuze kandi unguhe ikaze inshuti mukunzi wacu wowe wamaze gukora like na subscribe ku Ibendera TV kandi turakwibutsa gukomeza ako ubikora ndetse ubana natwe nkuko bisanzwe. Niki gituma basezeranye kubana karamata ababihirwa cyangwa abakaryoherwa mu buzima bwabo ubw'urukundo? Nta kintu uretse kumenya ikibazo n'igisubizo cya mugenzi wawe, kandi ibi ntiwabasha kubigeraho utamenye inama tukugira. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 5 bituma abashakanye babihirwa mu rukundo cyangwa se abagore ntibajyoherwe mu gihe cyo gutera akabariro. Nitwa na Christine Hirushwa, ni ku Ibendera TV, mbahaye ikaze. Dore impamvu zigera kuri 5 zituma abagore batanyurwa mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina n'abo bashakanye, nkuko twabibakusanyirije tubikuye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Wikipedia, Google, Instagram n'izindi mbuga zitandukanye. Twihuse ku mwanya wa mbere haraza agakungu cyangwa se ikigare. Bigenda bigaragara henshi na henshi ko abagore bakunda kugendera mu kigare bahura n'ibibazo byo kugenda bumva ibyo abandi bagore bakorerwa iyo bari kumwe n'abagabo babo mu gihe cyo gutera akabariro, bagashaka ko n'abagabo babo ariko bajya ababagenza, nyamara bakibagirwa ko uko abantu badateye kimwe ari nako badashobora gukora ibintu kimwe. Umupasiteri wo muri Hongiriya ubwo yigishaga abitegura kurushinga yagize ati, ntimukemerere amatwi yanyu kumva ibishobora kuyatwika, kandi arongera agira ati, ntimugakundire amaso yanyu kumva ibishobora kuyamena. Nimubona ahari kitagenda neza mu rugo rwanyu, mujye mufata igihe mu kiganireho hanyuma mushakire hamwe umuti wacyo. Niwumva ibyo abandi bakorerwa ntibikagutware burundu, ahubwo ujye usigarana igitekerezo muri wowe kikubwira ko abantu bose atari bamwe kandi ko badashobora gukora ibintu kimwe. Ikigare kiroshya, kirashukana kandi gishobora gushora mu ngeso mbi. Ku mwanya wa kabiri haraza ibiyobyabwenge. Uko byagenda kose ibiyobyabwenge bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwa muntu.
niyo mpamvu bidasigara inyuma mu kugira ingaruka mu mabanga y'abashakanye. Bivugwa ko uwanyweye ibiyobyabwenge aba ameze nk'usinziriye, ibintu ngo bishobora gutuma n'ibyo akora atabikora neza nk'undi muntu muzima. Ku mwanya wa gatatu haraza amashusho y'urukozasoni. Buri gihe ngo iyo ureba amashusho n'amafoto y'urukozasoni birakwangiza, kuko ngo gahoro gahoro bigenda bikwangiza mu mitekerereze no mu myumvire, bigatuma rero ushobora kugera ku mabanga yo kubaka urugo ugatsindwa. Niyo mpamvu rero inama zigirwa abantu ngo ari ukwirinda kureba aya mashusho, amavideo ndetse n'amafoto y'urukozasoni, kuko ibi nabyo ngo bigira ingaruka mu by'ukuri zikomeye mu birebana no kuvugurura cyangwa se no gutera akabariro hagati y'abashakanye. Ku mwanya wa kane haraza imirire mibi. Ubusanzwe abahanga mu by'ubuzima bwa muntu bagaragaza ko ubuzima bw'umuntu bugenda neza kandi bugakora neza iyo yariye amafunguro meza yuzuye intungamubiri kandi zose zihagije. Aho akaba ariho bahera bavuga ko umuntu utabashije kurya amafunguro yuzuye kandi ahagije ashobora guhura n'ingaruka zirimo kurwara, kudakora neza k'umubiri, kandi iyo umubiri udakora neza ntibyashoboka ko ugira icyo ugeraho mu buriri hagati y'abashakanye. Ni ngombwa rero kurya indyo yuzuye kandi ifite intungamubiri kugira ngo n'imibiri ibashe gukora neza. Ku mwanya wa gatanu ari nawo umwanya wa nyuma w'uru urutonde rw'ibintu bitanu bituma abagore badashobora kumwenyura na busa mu gikorwa cyo gutera akabariro, ngo haza ingeso yo kwikinisha. Ingeso yo kwikinisha nayo igaruka hafi cyane mu gutuma abashakanye batanyurwa, kuko ngo uwikinishije hari igihe bishobora kumuviramo ingaruka zo kudakora neza imibonano mpuzabitsina, yemwe ngo ashobora no kubura ubushake, igitsina ntigihaguruke, bikarangira ndetse uyu muntu ngo anabaye ikiremba. Ku bagore ngo uwakoze cyangwa se uwahuye n'ingeso yo kwikinisha aba ameze nk'inka yica, kubera ko ngo nta bushake bwo kubaka urugo aba afite, ngo niyo wabimubwira aba yumva uri kumushengura umutima cyangwa se uri kumujomba mu gisebe. Abahanga mu by'ubuzima n'imyumvire ya muntu bakavuga ko ngo umuntu wese ushaka guterwa ishema n'urugo rwuzuye amahoro yakabaye yirinda ibintu byose bigera kuri bitanu tumaze kuvuga. Ndagushimiye cyane uburyo ubana natwe umunsi ku munsi ku Ibendera TV. Ndakwibutsa gukora like na subscribe, ndetse ukaba wanasangiza inkuru ukugezaho ukazisangiza bagenzi bawe. Ugira amahoro y'Imana.